Rero bano banjye ahangaha ni hantu usanga amakuru ari ku mihanda hano kabisa, aho tugiye kurebera hamwe imihanda icyo iri kutubwira muri iyi minsi. Yago na ribu bimeze nabi, ndaje nkubwire. Kandi ndagira nkibutse ukore subscribe, share and comment hano ku Mihanda TV kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu ku kandi. Ahangaha ku mihanda ya Kigali birakomeye kabisa, muri saga nyinshi z'abahanzi bo mu Rwanda harimo Yago Ponat, umwe mu banyamakuru ba YouTube bameze neza kabisa hano mu Rwanda, yamaze kujyana amakimbirane n'abahanzi bose, avuga bose kabisa bo mu Rwanda. Buri muntu wese uri muri entertainment kabisa, Yago ntabwo bamenyanye neza, aho itsinda yashinze ryitwa Big Energy ryamaze gufatirwa imyanzuro kabisa, riri guhigwa butware, aho RIB yamaze kubyinjiramo kabisa, kuvuga ati ayo macakubiri muri kuzana izo video z'urukozasoni muri gushyira hanze kabisa ntabwo byemewe hano mu Rwanda. RIB kabisa yamaze kubikubita amaboko, ibintu birakomeye cyane hano ku mihanda y'i Kigali. Nyuma y'uko Yago ahunze igihugu bitewe ngo n'abantu bashaka kumugirira nabi, yewe nubwo yamaze iminsi avuga abantu benshi kabisa, ashyira video z'abamwe hanze bari kwikinisha, ewana imihanda yagenda arayitwika kuko aravugwa bimera nabi cyane. Yago kandi ngo yamaze guhunga igihugu cy'u Rwanda ajya gushinga ibirindiro bye muri Canada kabisa, aho ngubu ariho yamaze kuba ari kuvuga ati bombe ndakomeza nzishyire hanze kabisa, ati ndashyira abantu hanze. Abana ari kuvugamo harimo ba DJ Brian, ngo ba Bruce Melody bose ngo abashyiramo uburyo bakoresha imbaraga z'ibishitani, ngo byose ngo arabigiramo neza cyane. Kandi Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi mu Rwanda yavuze ko Yago akurikiranwa koko hakarebwa niba ibyaha avugwaho bibaye ari byo yabihanirwa n'amategeko. Nkwibutsa gukora subscribe, share and comment, tugenda dukomeza tureba inkuru zacu nyinshi ziri hano kabisa kuvuga ku mihanda, aho bimeze nabi cyane. Yago kabisa yabaye iciyo ry'imigani hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa. Twagiye kandi n'izindi nkuru ziri gucicikana hano kabisa ku mihanda ya Kigali. Birakomeye kabisa hano hagati Yago n'abahanzi bose mu Rwanda, barimo Junior Kiss Genza, barimo Kenny Solo, barimo Riderman, bose ko nta muntu wabwiza amubanira kabisa. Kandi mu mwaka umushize kabisa, nyuma yaho yagosohoye indirimbo imwe yitwa Suwejo, abahanzi bose bafitanye beef bose bari mu ndirimbo kabisa, ubona ko umunezero ari wose, ariko icyabaciyemo ibice nicyo ntazi kabisa. Yago akimara gukora indirimbo ye ya mbere yarakiriwe neza, ariko iya kabiri izakurikiranye n'izindi zose byabaye nk'umwaka hano kabisa. Ntawamenya ngo icyatumye Yago ashwana n'abahanzi bose b'igihugu, sinzi, birakomeye cyane tu. Murangira aravuga ati Big Energy yose irahirwa bukwaye kabisa. Biravuga yuko baba kuzana amacakubiri hagati y'abaturage b'u Rwanda kabisa, vuga ibintu bya jenoside n'ibiki, ariko Murangira nawe akavuga ati ibintu ndabikoramo neza fresh kandi bagenda neza. Iyindi nkuru iri ku mihanda ya Kigali sasa, dore iyindi nkuru nkwibutsa gukora subscribe, share and comment. Kano bakita agakoma cyangwa se ngo akabyeyi. Mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu kabisa, mu karere ka Ruhengeri, biravuga yuko umugabo yamaze gukubitwa inkoni z'akataraboneka kabisa, nyuma yo kunywa igikoma agacura abandi. Yanyweye ibikombe 3 nta n'umwe wari wanywa igikombe na kimwe, baramukubita kuko ajyana kwa muganga y'intere, birangira yitabye Imana. Ariko mana ibi ni akasamutwe pe, ibi ni akasamutwe ndakurahiye, igikoma kabisa. Ariko we bamukubise inkoni zasagutse kuri Yesu, baramukubita karahava pe.
ibi ngibi nabyo n'akasabutwe n'agahomamunwa, agakoma umuntu aragapfiriye. Nyuma yo kwicwa n'inkoni z'igikoma, umurambo we nawo washyinguwe mu buryo butazwi. Bivuga ko umurambo washyinguwe saa munani z'ijoro nta muntu umwe uhari, yashyinguwe n'abamwishe. Hagati aho RIB nayo irimo gukurikirana ibirego neza, ngo kuko niba ari inkoni zamwishe cyangwa se niba abandi baramuroze, nabyo ntibiraca bajya mu buke fresh. Bantu banjye mukomeza gukora subscribe and share, hano ni ku mihanda y'i Kigali kabisa, kujya mbagerera hose kabisa, mukajya mureba nk'abari live. Kora subscribe, share and comment, ukomeze kabisa dukomezanye turebe ibi kuvuga hano i Kigali. Sawa, ciao ciao, murakoze.